We are free from every bondage of sin. The rain of we walk blameless for God. Our sins, our Father, forgiven. The past, the present, and the future. We thank you, oh God, that every time because we are in you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Urashima Imana ko numva nta mbaraga mufite bimeze bite. Ari gusubiza one person. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Turi mu mwanya wo gusenga, turi mu mwanya wo gukomeza kwenjoyinga ibyo twahawe
twahawe muri Kristo Yesu. So ndagira ngo twongere dufate nk'indi minota nk'itanu dushyireho microphone dusenge dushime Imana tuyihimbaze in the name of Jesus. Era sokoria darabusha teke yazadaya ebra korea de sante Rekushata karibu kataya sonte karibu koshanta ribu sete kabo enkote ribu sata ribu kotaya ribu shata karibu kosata entone karibu shata yado ribu koshata ribu santo ribu koshata ribu sata ya ribu kashanto ribu sata karibu shakata ribu koshanto enko ribu kata ribu kashata ribu santo ribu sakata ribu sekata ribu shentene ribu koshata eko ribu kata ribu tenya ribu shata eko ribu kata ribu sata ribu shanto ribu seka eko ribu shanto ribu kosata ribu santo ribu sata ribu shataya enka ribu sata ribu teneka ribu saka ribu koshanto enko ribu sata ribu koshato ribu konte ribu sete ribu sata ribu shata enko ribu kata ribu koshata ribu koshata ribu sata enko ribu kata ribu sente riede sekata ribu shata ribu sekata ebro koshata Reko shata rebonte neka reko shata reko sata rebonte reko shata ka enko rebo kata rebonko shata rebo santo turagushimiye cyane tugushimiye ko ijambo ryawe rikomeje guhugura amaso y'abana bawe tugushimiye ko ijambo ryawe rikomeje kubakura imitima y'abana bawe tugushimiye ko imbaraga zawe zitajya zishira cyangwa ngo zigabanuke mwami wacu turagushimiye kandi turagushimiye ko muri uyu mugoroba imbaraga zawe zakongera zigahindura benshi zigahumura amaso ya benshi zigahumura imitima ya benshi turagushimiye cyane ko ijambo rizima rikomeze guhumura imitima y'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo turasenze cyane kugira ngo satani yitwaje igitugu abatijwe iyo migozi mu izina rya Yesu dusengeye bene data dusengeye imiryango n'abaturage n'inshuti zacu kugira ngo bose bamurikirwe mu mucyo wawe Kristo mwiza umucyo wawe mwinshi umurikira imitima yabo umucyo wawe mwinshi ubabature mu izina rya Yesu Kristo ushimye kuri Imana yacu ushimye kuri Imana nziza ushimye reko shata rebo santo rebo kata enko reko sata rebo santo reko sata kandi tugushimiye ko imbaraga zawe ari nyinshi zibasha gushyira ibintu yabasha abana bawe mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye mwami kuri uno mugoroba ndagushimiye tuguhereje icyubahiro tuguhereje icyubahiro abana bawe turagushimiye uhimbazwe ushimwe none n'iteka ryose mwana wanjye. Amen, 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 amen. Glory, glory, glory. Ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Nagungira Ishimwe Yves, ngiye tugiye kubana muri uno mwanya wo gusenga. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo, abayobozi, bene data, abavandimwe muri Kristo Yesu, mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza. Ngiye gusaba sister wanjye Amakadamia ashyireho microphone adufashe mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe yo kuduhereza ngo tunezererwemo. Imana ishimwe cyane. Tugiye gufatikanya muri kano kanya ko kuramya Imana tunahimbaza.
ariko mureke imitima yacu ibyakire abe ariyo iririmba, ntiharirimba akanwa ahubwo haririmba imitima yacu. Amen. Amen. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye mw'isi y'abizera, yejeje ibyaha karande, akuraho inzandiko z'imigenzo ndayashimareza. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye mw'isi y'abizera, yejeje ibyaha karande, akuraho inzandiko z'imigenzo ndayashimareza. Icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu yaratsinze. Icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu yaratsinze. Yankuye umuvumo n'urubanza twisanzemo, ubu turabana be basira inenge, ubu turabana be basira inenge. Yankuye umuvumo n'urubanza twisanzemo, ubu turabana be basira inenge, ubu turabana be basira inenge. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we, aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu yaratsinze. Icyamuzanye ntiyagitaye mu nzira, nukuri Yesu yaratsinze.
amen, 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 amen. amen amen Yesu amen amen Yesu wacu yaratsinze byose byaturemereraga byose kubw'amaraso ya Kristo byakuweho nabyo. Amen. Haleluya. Amen. Amaraso amen amen ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye, kuba ndiho mbikesha wowe urakomeye. Nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye, kuba ndiho mbikesha wowe urakomeye. Iyo ndyamye iyo mbyutse ndindwa nawe, muri wowe harimo ubuturo bwacu iteka. Iyo ndyamye iyo mbyutse iyo ngenda ndindwa nawe, muri wowe harimo ubuturo bwacu iteka. Wambukije Isiraheli nyanja itukura, ubageza mu gihugu cy'isezerano. Ku manywa wababeraga inkingi y'igicu, nijoro ukababera inkingi y'umuriro. Ku manywa wababeraga inkingi y'igicu, nijoro ukababera inkingi y'umuriro. Bamaze kwambuka inyanja, Miriyama araririmba, baratarama baratarama bashima Imana, bibutsa aho Imana yabakuye bashima Imana. Bamaze kwambuka inyanja, Miriyama araririmba, baratarama baratarama bashima Imana, bibutsa aho Imana yabakuye bashima Imana. Ibyo byose Mana byerekana gukomera kwawe. 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 Turataramye turataramye dushimye Imana, twibutsa aho Imana yadukuye dushimye Imana. Turataramye turataramye dushimye Imana, twibutsa aho Imana yadukuye dushimye Imana. Amen 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 amen. Uri umugisha amakadamiya. amen amen amen. Mushyireho mikoro zanyu twibutse tubwire amakadamiya ko ari umugisha. Uri umugisha, uri umugisha. uri umugisha Uri umugisha amakadamiya. Imana ibaha umugisha cyane. Amen amen amen. Haleluya haleluya. Amakadamiya rwose umugisha. Imana ishimwe ko twese twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Turamushima kubw'ibyo yadukoreye. Twavutse turi mu rubanza, ariko Kristo amaze kujya ku musaraba, urwo rubanza
twarukuweho, nta rubanza tugiciriweho. Amen, amen. Ndashaka ngo testing mwandikire inshuti zanyu, ndabona batari hano, sinzi ukuntu byagenze. Babwire babanguke, tugiye kujya mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Amen. So ndabona harimo abashyitsi, ndabona harimo abashyitsi. Uyu muvandimwe witwa Iva Kevin n'umushyitsi. Alright. Washyiraho mikrofone ukadusuhuza, ukatubwira nk'uwakuraritse. Amen, amen. Amahoro bavandimwe, nitwa Ivan Kevin, niga muri RF College ya Kitabi. Umuvandimwe witwa King Nehemi niwe wandaritse, sinzi niba yamajije kuhagera. Yego, nizera ubutumwa bwiza rwose, namwe yangiriye ubuntu, ashima kunkiza. Urakoze. Amen, amen, amen. Uri umugisha Iva, rwose twishimiye kubana nawe. Iyi site ufite ni iyawe, umwanya rwose ugumane n'uwawe rwose, ucyure n'ejo uzawugarure. Amen, twishimiye kubana nawe. Hari n'ubundi kubona hano witwa ni Divine, ko mbona izina rikase. Divine ni irihe? Mu Ngwarakarama n'umushyitsi. Oya, ndasanzwe. Not bad. Okay, mwese rero turabashimiye, twishimiye gukomeza kubana namwe. Imana muri umugisha. So tugiye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. I would like to request my sister Hope, shiraho microphone, dusengere muri uno mwanya tugiye kwakira ibyacu today, dukomeze twenjoyinge. Amen, amen. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Data twese mwiza, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nihimbazwe. Turagushimiye kandi kubw'uyu mugoroba ko twongeye kugera ahantu tukaba tugiye kumva ijambo ryawe, uhimbazwe. Tugushimiye ko ijambo ryawe riryoshye, ni ryiza cyane, abagize amahirwe yo kuryumva bakumva ubwiza burimo, nta nubwo bava imbere yawe. Turagushimiye ko muri wowe ariho hari isoko imara inyota, kandi tugushimiye ko uri isoko itagikama. Uwanyweye ku isoko yawe wese arahembuka kandi agashira inyota burundu, uhimbazwe. Ndagushimiye cyane rero ko hari bene data baje aha ngaha bakaba bagiye kongera kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze cyane kugira ngo amaso yacu ndetse n'imitima yacu n'amatwi yacu byose bihumurwe n'umwuka wera uturimo, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo buri wese uri imbere yawe akomeze kugira revelation iruta iyo yari afite, akomeze guhishurirwa ijambo ryawe uko riri, kandi imbaraga ziri mu ijambo ryawe ziba arizo ziba manifested ku buzima bwacu twese. Ushimwe kuri Imana iri hagati yacu, ushimwe kuri Imana iri muri twebwe, ushimwe kubw'imbaraga z'umwuka wera ndetse no ku bwa Kristo mwiza, uhimbazwe none n'ibihe byose. Amen. Amen, amen, amen. Let's drop our hands, twakire umwanya w'ijambo ry'Imana. Faith, welcome. Murakoze cyane, nishimiye kuba mu mwanya umwe namwe, maze igihe kitari gito ntaboneka, ariko nshimiye Imana ko nongeye kugaruka mu iteraniro ry'abana b'Imana. Ndabasuje cyane mu mubiri wa Kristo, ndabashuje. Hanyuma uyu munsi yavugaga abigishwa be, hanyuma ari kuvuga abwira Imana
nifuje cyane gufatira urugero kuri Yesu isengesho arimo arasenga hano asabira abigishwa be ndetse n'abandi bose bazamwizera. Reka tuhasome mbere y'uko tugera kuri uwo murongo wa 10 twumve ibyo yari arimo aravuga mbere tubyumve. Ngo Yesu amaze gusenga ku murongo wa mbere mu gice cya 17 muri Yohana aratubwira ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana wawe akubahishe. Ndagenda ngenda ku murongo gake gake. Hano Yesu yari ari gusenga arangije muri English version ho bavuga ngo ari guprayinga for himself. Mu Kinyarwanda ho babikorera icyarimwe aho yisengeye agasengera abigishwa ndetse n'abazamwizera. Ariko mu Cyongereza ho babanza kutwereka ko ngo yabanje kwisengera, yabanje to pray for himself guhera ku murongo wa mbere kugarukira ku wa 5. So muri rino sengesho Yesu yarimo arasenga ubonamo ibintu byinshi natwe twakwigiramo byo mu isezerano rishya bitandukanye no mu isezerano rya kera. Ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru data igihe aravuga ati data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana wawe akubahishe. Aha kubahiriza mu Cyongereza bisobanura to glorify, hanyuma ngo n'umwana wawe akubahishe naho ni so that glorify your son so that he also can glorify you. Ndumva ariko avuga. Rero icyo tubonamo hano Yesu yari azi igihe icyo ari cyo. Yesu yari azi umwanya arimo uwo ari we. Yesu yari azi uwo ari we ndetse yari azi na se ariko kuvuga ati ubahiriza umwana wawe ngo umwana wawe akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo Ikinyarwanda ndi kumva bise bigabanuka ariko mu Cyongereza ho bivugika neza. Reka mpabasomere hanyuma tubitranslatinge menya mpuje ikibazo nayemaho gato. Haravuga ngo Father, the time has come, glorify your son, that your son may glorify you. Yesu yari azi igihe arimo kuko even arangije no kuvuga ibyo batubwira ko ngo bahise bava aho bari aho bahise bajya niho Yuda yahise amusanga aje yari yamugambaniye. Ni ukuvuga ngo iyo turi gusenga hano ikintu turi kwigiramo ni ukumenya igihe turi gusengeramo icyo ari cyo. First of all, mbere ya byose ni ukumenya aho turi gusengera ndetse n'impamvu turi gusenga ibyo turi kuvuga mu isengesho ryacu. Hanyuma Yesu akomeza avuga ngo for you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those who you have given him. Yesu ari kuvuga ngo umwana wawe wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Yesu yari abizi neza, yari abizi ikiri kujya mbere ngo Imana yamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abahe ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu yarimo arasenga ashidikanya ku kintu kigiye kuba cyangwa ku gihe icyo ari cyo. Mu by'ukuri byari bikomeye ahari yari gusengana gushidikanya ariko we yari azi ko niyo purpose niyo ntego nyamukuru. Arangije arakomeza aravuga ngo now this is eternal life. Mu Kinyarwanda aratubwira ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Ahangaha ndashaka gukomoza ku byo tumaze iminsi twigaho. Yesu yaje guhishura Imana, Yesu yaje guhesha Imana. Hanyuma hano baratubwira ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Numvaga bidahagije kuko ntabwo ari uko abantu kera batari bazi Imana, tubona uburyo rwose bari bazi Imana, ariko Yesu ngo
narebye muri mu itangiriro ahantu mu itangiriro ahantu Adamu baba batubwira ngo Adamu mu Kinyarwanda ariko in English muri New King James Version ho haranditse ngo hari umuntu uri kumpamagariramo sorry ariko ndamukubye mu Cyongereza baratubwira ngo Adam knew Eve. Adamu ngo amenya mbabarire umubyeyi uri kumpamagara kandi sinamwitaba nonaha ngo Adamu mu Kinyarwanda ho baratubwiye ngo Adamu atwika inda Eva ngo babyara umwana ariko muri King James Version bavuga ngo Adam knew Eve and they conceived baribaruka babyara umwana bivuze ngo ntabwo bisobanura ngo yaramubonye ahubwo bahindutse umwe barivanze hanyuma habaho ikindi kintu habayeho kuba umwe niko natwe kumenya Imana ntabwo bigarukira kuba nyine tuyumva gutyo ahubwo Yesu yaje ngo duhinduke umwe nayo twivange duhinduke umwe n'Imana hanyuma rero icyo nicyo Yesu yaje kudukoresha mu isengesho rya Yamara bya acknowledging avuga ati Imana naje kugira ngo abo wampaye bakumenye ko ari we Mana y'ukuri bamenye n'uwo watumye ari we Yesu Kristo so ntabwo kumenya Imana bigarukira mu kuyumva gusa ahubwo bahinduka umwe na Yesu Kristo muri uko kubimenya ko bahindutse umwe rero niho harimo ubugingo buhoraho kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kandi ngo yatubikije reconciliation Imana yiyunze natwe muri Yesu Kristo ibyo kubimenya niko kuhishurirwa nyine tukagira ubugingo buhoraho Yesu ari gusenga rero nicyo kintu cyari kimurangaje imbere yari azi time arimo yari azi icyamuzanye ndetse yes ari kuvuga na papa asaga ati abo wampaye nabamenyesheje narabakumenyesheje kandi bafite ubugingo hanyuma arakomeza aravuga ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora ndibuka neza umurongo ndabona leftinze maybe sinzi nimba ari ikibazo cya connection so mu gihe tugiye kuba tumutegereje ngiye kuba nsabye Hope abe aririmba wenda mu kanya arahitaza ndabona yaje amonye muranyihanganira yego narindi kubabwira nti hari ahantu nigeze gusoma ngiye kubona mbonyemo Yesu ntari nabiteguye muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 10 n'uwa 11 aratubwira ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bikameza imbuto bigatoshya n'ingundu bugaha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka rizashobora gukora icyo naritumye hano nahise mbona ko ntago Yesu niwe wavuye mu ijuru ndetse asubirayo niwe jambo ry'Imana ryaje ntirisubireyo ritarakora icyo Imana yari yaritumye nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigakora bikabasha gusohoza bikameza imbuto bigatoshya n'ingundu bigaha umubibyi imbuto n'ushaka kurya bikamuha umutsima niko rero na Yesu atigeze asubira mu ijuru
atarabasha gusohoza ibyo Imana yashatse ndetse atarakora n'icyo Imana yari yamutumye. Rero hano Yesu yarimo arasenga azi neza ko ibyo Imana yamutumye yabashije kubisohoza, ubushake bw'Imana bwabaye fulfilled kuko yabonaga igihe cyageze. Ariko icyo gihe abisenga yarimo aravuga ngo igihe cyageze, the time has come. Ariko ubu ngubu tuvuganaho ntabwo igihe byarabaye already, byabaye fulfilled. Icyo Imana yari yamutumye, icyo ijambo ryari yaje gukora mu isi cyabashije kuba cyaba fulfilled. Nkomeje ku murongo, kuri uyu murongo twari turi kuvugaho kumenya Imana y'ukuri. Tuzi neza ko ukuri icyo gukora kurabatura, ukuri kurabatura nyine. Mu minsi ishize twari turi kwiga ku bintu bitandukanye byo mu isezerano rishya ry'ukuntu dutuye turi mu kiruhuko cy'Imana, turi ku musozi wera wa Siyoni, turi mu buturo bw'Imana, turi mu kiruhuko cy'Imana. Ahandi batwigisha uburyo urusika rwakuweho na Yesu Kristo, tutagifite ya mitekerereze ya kera, ahubwo imitekerereze yacu yahindutse. Ni ukuvuga ngo kumenya Imana y'ukuri niho biguhesha, niho winjira muri ubwo buturo bw'Imana, kandi nicyo Yesu yari yaje gukora. Hanyuma ni nabwo twinjira mu kiruhuko, kuko umenya ko nta wundi murimo ukwiye gukora, nta kindi nyine, ugira imitekerereze ihindutse. Hanyuma Yesu ari gusenga mu isengesho rye yari azi neza ibyo ngibyo icyo yaje gukora, ndetse n'impamvu ari aho ko ari ukugira ngo ibyo byose bibe fulfilled, hanyuma namara kugenda yubahirizwe muri twe. Ijambo temu yarimo iravuga ngo kuko ibyawe byose ari ibyanjye n'ibyanjye byose ari ibyawe, kandi nubahirijwe muri bo. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yashatse gukora yagikoreye mu mwana wa Yesu Kristo, hanyuma ngo we yubahirizwa muri twebwe, aba glorified. Iri jambo kubahirizwa numvaga ritari kumvikana neza, reka dukoreshe glorified. Aba glorified muri twebwe. Hanyuma natwe gusenga, isengesho ryacu ntabwo rigomba kuba ryirebaho twebwe ubwacu, ahubwo ni ukugira ngo Yesu abe glorified muri twebwe. Ni ukumenya ko ibyo yakoze byose yabikoze ari kubw'Imana, yaje abikorera ari kubw'Imana, ariko aje no kubikorera twebwe. Yaje atumwe n'Imana kugira ngo aduhishurire Imana, kugira ngo noneho ntabwo twari tuyizi pe, kuko ijambo hejuru baratubwira ngo bari abawe ariko noneho warabampaye. Nubwo abantu bagendanaga n'Imana bagakorana nayo, ariko nyuma tuza kubona yuko Yesu ari we muhuza wacu n'Imana. Tuza kubona ko Yesu nubwo abantu bamuvugaga, bakoranaga nawe, Imana ikavugana nabo mu buryo butandukanye, mu kanwa k'abahanuzi n'ibindi, ariko uyu munsi noneho twize ko umunsi Imana yavuze ari umunsi wa Yesu, wo muri Yesu Kristo. Nyuma ya Yesu, nyuma yo kumumenya no kumwakira, tumenya neza ko ariho twamenye Imana by'ukuri. Nta bindi bintu dufite gukora birenze ibyo Yesu yakoze, kuko twabonye ijambo ritubwira ngo ntabwo ijambo ryanjye rizagaruka ritarasohoza icyo naritumye. Hanyuma iyi simu twafashe ivuga kuntu iby'Imana byose ari ibya Yesu. Hariya ni Yesu wavugaga ngo ibyawe byose ni ibyanjye, ndetse n'ibyanjye ni ibyawe, nanjye nubahirijwe muri bo. Ni ukuvuga, reka dusome gatoya ku murongo ukurikiraho wa 6 muri Yohana mu gice cya 17. Ho noneho ni isengesho Yesu aba ari gusabira abigishwa be, arangije gusenga ibye, ari gusengera abigishwa be. Twumve uko havuga. Aravuga ngo abo wampaye mu isi nabamenyesheje izina ryawe, barabawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. So mu kumenya Yesu ntabwo tumumenya nk'umuntu
uri aho ngaho gusa usanzwe, ahubwo tumenya ko ubwo twamubonaga twabonaga Imana, kuko ibyo yavugaga byose ni Imana yari yabimuhaye. So kumumenya, tumenya icyo Imana yadushakagaho cyangwa icyo Imana yari itugambireho twebwe, mu gihe tugiye gusenga natwe tugasengana uko kumenya ubushake bw'Imana kuri twebwe, nk'uko twabyize ko tugomba kubaho tuzi ubushake bw'Imana, ntabwo tugomba kubaho tutazi ubushake bw'Imana. Arakomeza Yesu aravuga ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Imagine Yesu ari kugusengera. Yesu azi neza ko abo Imana yamuhaye ari bo twebwe, kuko ntabwo yarimo arasabira ab'isi, ahubwo yarimo arasabira twebwe abamwizeye, abemeye amagambo yababwiye yavuye ku Mana, abayemeye. Ahita avuga ngo kuko ibyawe byose ari ibyanjye, kandi n'ibyanjye byose ari ibyawe. Muri ibyo yarimo aravuga ni twebwe yarimo aravugamo, n'ibindi byose tuzi dutekereza. Yesu aravuga ngo sinsabira abandi, ahubwo ni abangaba abakwizeye, ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Rero ibaze uri gusenga ufite ibintu byinshi uri kwisabira, kandi utaramenya neza ko Yesu ubwe ku giti cye yabanje kugusengera, aba ariko mbyita, yabanje kugusabira, yabanje kumenya neza ko uri uwe, hanyuma ariko si uri we gusa, ahubwo uri n'uw'Imana. Imagine kumenya ko uri uw'Imana ndetse uri n'uwa Yesu, kandi Yesu sinzi ukuntu twabivuga, ariko ngo yubahirijwe muri twebwe, ari glorified muri twebwe, kumwacknowledginga, kumenya uburyo tuzi ko Yesu ari umuntu, ibyo Imana yamuhaye byose tuzi uko tumutekereza, ko ari umunyembaraga, ko ari umuntu uri holy, ko ari umuntu uri righteous, ko ari umuntu uri hejuru ya byose, umwami. Ariko ngo yubahirijwe muri twebwe, bivuze ngo muri twebwe niho icyubahiro cye cyagaragaye, ariko si kubwe gusa, ahubwo ni nuko Imana yamuzanye mu isi kugira ngo tumumenye, anayitumenyeshe. So reka dukomeze, nshaka ko dusoma mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa mbere havuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubwo buntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore niwo munsi wo gukirizwamo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo tudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ni ukuvuga ngo ubwo tuzi neza ko turi ab'Imana, turi aba Yesu, kandi Yesu aba glorified muri twebwe, ubwo buntu ntibudupfire ubusa, kuko yavuze ngo umunsi wo kwemererwamo wararangiye, nta kindi kintu dukeneye hirya y'ibyo. Yesu yaje ku bwacu, kandi ndetse ntago yaje ngo asige hari icyo adakoze, ahubwo yasubiye ku Mana, byose abikoze bibaye fulfilled, byose abirangije. Rero ubwo buntu twahawe ntibudupfire ubusa, ngo tugumye kugira imitekerereze itari iy'abatambyi n'abami, nk'uko twabyize ko turi abami n'abatambyi, kandi ngo umunsi wo kwemererwamo wararangiye muri Yesu Kristo. Igihe cyo umunsi wo gukirizwamo wararangiye, warangije kuba. Ngo dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Umunsi wo gukirizwamo tuwurimo already, ntabwo tuwutegereje. Hanyuma dukomeje, ndashaka gusoma gato ku bintu numva by'ingenzi twavugaho kuri uyu munsi nabyo. Dukomeje aho ngaho n'ubundi ku murongo wa 3 kugera ku wa 10 haravuga ngo ntitugire igisitaza mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo,
hari ukuntu abantu basenga baba bavuga ati ngo turi ku ngoma ya Yesu, ngo twavutse neza, ngo ibintu nk'ibyo, ariko wareba ukuntu babayeho cyangwa bari gusenga ugasanga bari gushyiraho ibisitaza imbere y'abantu, cyangwa imirimo bari gukora iteye umugayo, cyangwa ugasanga mu isengesho basenga bari gusenga biyerekezaho ibintu, bari gusenga bavuga ati Mana udutsindire abanzi bacu, Mana ugire ibi n'ibi, ariko ibyo ntabwo ari byo Imana ishaka. Ku murongo wa kane aravuga ngo ahubwo ikintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, nk'abantu bazi ukuri koko. Ntabwo twebwe dukwiye kuba dusengera abantu isengesho ritari ryiza, cyangwa se akanwa kacu tugakoresha ikintu kitari cyiza, kuko twebwe tuzi ko turi ab'Imana, ndetse na Yesu yubahirizwa muri twebwe, aba glorified muri twebwe. Mu kuba Yesu rero ahabwa ikuzo muri twebwe, hari ibintu rwose tudakwiye kuba dusenga, tudakwiye kuba tuvuga, tudakwiye no kuba twatura. Bakomeza batubwira ngo twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati. Yesu yari yabitubwiye ko ari asenga aravuga ati sinsaba Mana ko bakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ushobora kubinyuramo, amakuba, imibabaro, mu byago, bikagutera kuba mu mitekerereze yawe wakwandura, cyangwa watekereza ikintu kitari cyiza, no mu isengesho ryawe ugatangira kugira amaganya, ugatangira gutekereza ibitari byo. Ariko ijambo rye ritubwira ko, aratubwira ngo ijambo ryanjye ni ryo ribeza. Mu cyongereza baratubwira ngo sanctify them in the word. Ijambo ni ryo ritweza. Muri explanation hasi baravuga ngo hagiazo nyine ni ukuvuga ngo tuba sanctified, cyangwa turushaho ni iki gituma tunyura no mu bintu bigoye, mu mibabaro twaba turi kunyura mu bikomeye, byagatumye isengesho ryacu ritaba iryuzuyemo amashimwe, kugumana umunezero wacu wuzuye, ni uko tuba tuzi ijambo ry'Imana riri muri twebwe. Hanyuma ahandi kubasomera haratubwira nyine tugire umutima uboneye, dufite ubwenge. Uyu mutima tuwugire no mu isengesho, ariko reflectinga kuri Yesu, ku Mana, kandi ko Yesu aba glorified muri twebwe. Ibyo twanyuramo byose ntabwo tukirindiriye kwemerwa, kuko already twaremewe. Ntabwo tugomba kuba nk'abantu bari gukorera ikintu icyo ari cyo cyose, oya, ahubwo muri Yesu Kristo iby'Imana ni ibyacu, ndetse natwe ubwacu turaba Imana. Dukomeze ku murongo wa gatandatu, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya. Hari ukuntu rero abantu b'Imana baba bumva ko nyine ugomba kwishima iteka, akumva ko nimba habaye n'ikintu kibi agomba kwerekana ko yishimye, ariko mu by'ukuri atishimye. Tugomba kugira ugasanga umuntu ari gusabira ngo abanzi biwe, ariko mu by'ukuri ari uburyarya. Ariko tugomba kubikora dufite urukundo rutaryarya, kugira ngo Kristo abe glorified muri twebwe. Ibyo dukora byose bimuhe icyubahiro, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Aho nshaka gusoreza ngo mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Ndashaka ko twumva ko Yesu agomba kuba glorified ahantu hose. Ndabizi ko turi kwiga ku gusenga, ariko tumenye ko ibintu byose bishobora kuimpakitinga imisengere yacu. Hari ukuntu usanga umuntu abaye umunyacyubahiro, isengesho yasengaga mbere rigahinduka, cyangwa se yaba agiye mu bibazo nabwo isengesho rikahita rihinduka. Ariko tumenye ko tugomba gukipinga our composure mu bintu byose, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe. Waba wakoze ibidasanzwe, waba washimwe, haba habaye ikintu kimeze gute, ukagawa uko byagenda kose, nimba tuzi neza ko muri Kristo byose byabaye fulfilled, nta kintu kigomba guchanginga isengesho ryawe, nta kintu kigomba gutuma utekereza uko wibonaga muri Yesu Kristo, nta kintu kigomba gutuma
mbese utamenya ko kuko ibyo Imana ifite yahaye Yesu ndetse ibyo Yesu afite ni iby'Imana, kandi iby'Imana byose yabihaye Yesu, kandi nawe uri muri Yesu. Rero as long as uzi neza ibyo ngibyo kuri muri Yesu, kandi iby'Imana byose ko ari ibyawe muri Yesu, nta kintu kigomba gutuma wibona uko utari, uhinduye imitekerereze yawe, kuko ahubwo Yesu arushaho kuba glorified muri wowe uko urushaho kumumenya no kubisobanukirwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze. amen amen, turishimiye Imana. Amen, 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 amen. Faith uri umugisha. Imana ishimwe cyane. Shyira mikrofone. Faith uri umugisha. Faith uri umugisha. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Kubo twagezweho muri Kristo Yesu, ari bo tugomba gukomeza kwibwira in the name of Jesus. Imana ishimwe cyane. Nta bantu bafite ishimwe. Umuntu ufite ishimwe yazamura ikiganza. Ndabona nta muntu ufite ishimwe ngo azamure ikiganza. So tugiye gushima Imana rero twese hamwe. Tugiye gushyiraho mikrofone. Then we speak. Our sister, ndabona Makadamiya yazamuye ikiganza. Nabanza ashima Imana. Ndababwira ikirakurikiraho nyuma. Amen. Hallelujah. Amen amen. Ndashima Imana atari umukozi w'umuhanga. Ndashima Imana ko yabanye nanjye, nari ndwaye ariko nakize. Nasenze mu kwizera ndashyira. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko ari Imana nanjye mu buzima bwa buri munsi. Ndashima Imana ko ibana nanjye mu masomo yanjye, ikamba amanota meza. Abantu twiganye barabizi. Ndashima Imana ko nsigaye mbona amanota meza cyane. Ndashima Imana ku bw'abavandimwe banjye duhuriramo hano muri no fellowship, Yves na Hope, Jennifer. Ndabakunda cyane. Imana ibahereze umugisha. Amen. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane ko usigaye utsinda cyane. Imana ishimwe. So tugiye gushyiraho mikrofone. Our sister Nuza Evelyn yigeze kutwigisha ko iyo turi guspeakinga in tongues tuba turi ku edify ourselves, tukavuga nyine ku buzima bwacu, tuba turi kurema. So uyu ni umwanya rero tubonye wo kuba twasenga. Tugiye gusenga, turafata nk'iminota nk'ingahe, then turaza kwakira amano adusoreze amateraniro. So ndaba mwese rero mushyiraho mikrofone zanyu, dusenge, dushime Imana abo twagizweho muri Kristo Yesu. Dukomeze twenjoyinge. Tugiye kuganira na papa. Ntabwo ari ukuvuga nyine bisanzwe nk'uko turi kuvuga. Tugiye kuba turi kuganira na papa, tumubaza ati what's up yo, meze gute Mana, rwose turishimye.
Amen, amen. Msile microphone tangire dusengera dosa kuria dasaya babosha kera dabu turagushimiye erado mwami kuria wacu santaki ya turagushimiye babosa taya kubw'ijambo ryawe busekeria tuvuga ngo busekere n'umugoroba wawe buzarebu bwibambye era tugushimiye babosha kwemera kuria kuba mu butayu santekiria muri tutaya twebwe bureda mwami kaya busha twagushimiye ko kiribu icyubahiro cyawe ebra cyose kara wagishyizwe muri twebwe bushekeria dataya dushime cyane burebu kandi kuria bwibambye santekiria iyo zibi. tugenda tugenda Thank you, icyubahiro Jesus, for cyawe your iyo word, tugenda Lord, that your tugenda mu word bwiza bwawe does not ndetse come n'iyo for none twireba purpose, tubibona Lord. wowe We mugenwa come to wacu fulfill niyo what you mpamvu sent buri it munsi for. n'utishira Errado karabu turushaho kubona ubwiza satekerias kurusha nataya ubundi buhidebu. kubera ko Ebra tutirebera mu karia bitwigisha santekerias ahubwo aterebu turebera mu mwana zaterebu w'imana sakuma. wadukunze Redu akadukunda urukundo satarebu rutangaje nantukuria akatugirira santekeria ubuntu debu. Ebra akatugirira imbabazi koria zidashira satakoria senterebu akatubabarira zaterebu by'iteka ryose sitemu. natwe Errada turanezerewe karia mwami wacu santekeria turagushimye zaterebu uri santaka ibyiringiro busha byacu debu. kandi uri Ebra ibyiringiro koria bizima santeria dore ibyishimo byose santukuria twagize mu debu buzima kusadu. nibyo twaboneye Errado muri kuria wowe nta handi santerebu twari gukura santekeria ibyishimo nta busantekeria handi twari da. gukura ibyiringiro Errado bidakora kuria isoni ariko santukuria watubera zataya ibyiringiro bidakora busantekeria isoni busarebu. utubera mwiza Errada baba utubera basara mwiza mu kuria buzima debu bwacu sataya bwose bukeria uduhindukira santuria ubuzima tekeria mwami sataya bu. turagushimiye Errado tugushimiye ko kuria tutakiriho ku santakaya bwacu ahubwo busantekeria turiho kuko wadukunze busantekeria akadupfira Yarabusha agahinduka Kiriya icyaha ku Kiriya bwacu kugira ngo muri Sakataya we duhinduke Bozani gukiranuka kw'imana Nikilalusha Kiriya tuguhereje icyubahiro Sakataya mwami Bozani tuguhereje Kiriya icyubahiro ko Rotaya utaje no Bozani gukura ukuboko k'umusaraba Ibrakuria Basa Korea ukagamburuka ukaza ukihindura Kiriya akambere Bozani k'umugaragu w'imbata Iraba Kuria kugira ngo Soto twebwe Kuria abana bawe Kutaya Bozani duhinduke bazima Sataya duhinduke Iraba abera mu mwuka Bosa wera Kiriya nta Zante kintu cyari Kiriya gutuma Kusa twera nkawe Iratu nta cyari Korea kuduhereza Sote ubwiza Kiriya bw'Imana Sonte ifite Kiriya ariko Zoteremo wemeye guhinduka Iratu umuntu Kuria kugira ngo ubwo Sakataya bwiza Bozani tubuhabwe Kiriya muri wowe turuturwa n'Imana Ridokuria muri Santa wowe twongera Florida kwemerwa Santa muri wowe Florida duhinduka Satoya abana Lebucha b'Imana muri Lebu wowe dukurwa mu mwijima Rababusha muri Korea wowe Zusa dukurwa mu Korea minyururu Santa muri Lebu wowe Reto dukurwa mu Korea butwata bwa Ziteria Korea satani Lebu udushyira mu mucyo Rededede wawe mwami Satoya wacu Bazusha turagushimiye Korea Satoria turagushimiye ko Sata Lebu twahinduwe Ebra turagushimiye ko Korea imitekerereze Sato yacu Korea yahindutse Ziteria Shate turagushimiye ko Keria imitima Zotaya yacu Buri Santa yakirirwa mu Lebu rukundo Thank you turagushimiye ko Jesus, imitima thank you yacu yaremwe Jesus. izo mbabazi Rado ndetse Korea Zusa turazishimiye Korea muri kano Dabu kanya Sataya turazishimiye Rado Korea turazinezerewe cyane Satoya mwami Santa Lebu turagushimiye kandi Santa turi aha Keria hantu Zusa Lebu turakinginga cyane kugira Rado ngo abana Korea bawe Santa bakomeze Korea gusobanukirwa Ziteria ijambo ryawe Korea Ziteria bakomeze gusobanukirwa ubuzima bahariwe muri kristo mwami turagushimiye kuri imana yacu kandi tugushimiye kuri imana ikomeje gukora imirimo tugushimiye kuri imana ikomeje guhumura abana bawe mu izina rya yesu kristo turagushimiye ku bwa faith tugushimiye ku bw'ijambo atubwiye mwami reka more revelation ibe kuri we akomeze kuguhishurirwa kurusha uko akuzi mu izina rya yesu kristo imigisha myinshi cyane ku bana bawe bose bumvise ijambo ryawe ibe manifested ku buzima bwabo nk'uko twayiherewe muri kristo yesu ushimwe mwami wacu none n'iteka ryose amen Amen, 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 amen. Right, muri umugisha mwese twabanye muri ano materaniro y'uyu munsi njyewe twabanye nitwa Nagungira Ishimwe Yves nishimiye kubana namwe rwose ngiye gusaba pastor wacu umushumba wacu ashyireho microphone dusoreze amateraniro y'uyu munsi nako ni ugusubika kuko duhora twenjoyinga amen. Amen, amen. Abantu twaryohewe n'ijambo ry'Imana uyu mugoroba, dushimira Imana cyane kandi dushimira Imana ku bwa faith dushimira Imana ku bw'ubuzima bwawe ndetse n'ubuzima bwa Kristo bwuzuye muri wowe, dushimira Imana ku bwa Yves, hashimwe Imana cyane ku bw'ubuzima bwa Kristo bwuzuye muri wowe, Imana ishimwe cyane. Faith, kuzamuye ikiganza hari ikindi wibutse? ndumva nshatse gushima Imana. Ndashima Imana ko ari Imana iri kubana nanjye muri ino minsi. Hari igihe ibintu bihinduka utari warabipanze ko ariko bizagenda, ariko ndashima Imana ko iri kubikoresha neza ibintu ntatekerezaga, iri kubikuramo ikintu cyiza. Ndashima Imana ko
biri kugaragara ko nabuze ariko ndi gukora umurimo udasanzwe kandi ndagira ngo namwe munsengere hari ahantu nagiye gukorera stage hanyuma hari ibigo nka bine byose by'amasegonderi hanyuma buri kigo hose njyewe kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane buri kigo mba mfite ahantu ndi bujye kuvuga ijambo ry'Imana kandi ndi kuribwiriza abana b'abarigeri avugabutumwa ndifuza ko bene abo ngabo aribo bahinduka kugira ngo batangire bahindure bagenzi babo babwire ubutumwa kandi Imana iri kubikoramo ikintu kidasanzwe abana benshi baba bafite ishyaka ryinshi ariko without understanding rero turi kwiga kandi Kristo ari kuba revealed hanyuma bakaba revealed no ku Mana rero ndabishima Imana cyane so kuri njye nicyo mbishimiramo Imana nari nzi ko numvaga mbabajwe n'ahantu ubuzima bwanjye ukuntu bimeze ariko nicyo gihe numva nishimye cyane 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 ariko murakoze cyane. Amen, amen. Hashimwe Imana cyane, imirimo ikomeye cyane, umurimo ukomeye cyane Imana iri kugukoresha. Ni umugisha ukomeye kubona aho usangirira ubuzima bwa Kristo buri muri we n'abandi. Ni ikintu cyiza kandi na Kristo niko yavuze ngo umurimo w'Imana ni uko abantu nyine bizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. So kandi natwe twahawe uwo murimo wo kuyunga n'abandi, kunga Imana n'abantu nyine. So niyo mpamvu twabonye umucyo w'ijambo ry'Imana turasiye kugira ngo natwe tube umucyo w'isi aho tujya hose imitima y'abantu batarahishurirwa ubuntu bw'Imana, agakiza k'Imana, bahishurirwe barushaho kumenya Imana. Kandi it's the will of God, nicyo cyifuzo Imana ifite ko abantu bose nyine bayimenya. Kare nari ndi gusoma ndi kumva ijambo ry'Imana somehow so nibuka yuko binyibutsa yuko nyine ikintu twese tugomba kugira nk'umutwaro muri iki gihe nk'abana b'Imana bamaze kumenya ijambo ry'Imana, bari kumenya ubutumwa bwiza, bamenye ubutumwa bwiza, bamaze kwakira imbuto ya Kristo muri twebwe. Tudakwiriye kwidamararira nyine ngo twumve ko bihagije. Ntabwo bihagije nyine. Hano twebwe hari aho nyine umwuka w'Imana amaze kutugeza, twe hari intambwe tumaze gutera, ariko mu by'ukuri mumenye neza yuko hari bene data bari aho mwahoze. Ubwo nimvuga aho mwahoze ntabwo ndi gushaka kurifaringa mu byaha, ahubwo mwari mu buntu bw'Imana ariko mutabuzi. Kare ndi kuganira n'inshuti yanjye ikajya inyibutsa ukuntu yabaye muri church igihe kirekire cyane, pasiteri akabwiriza Kristo, akavuga urupfu no kuzuka kwa Kristo, ubuzima bwa Kristo, ariko ubu ngubu bibaze muri iyi myaka yashize nk'imyaka irenga ingahe akaba aribwo ari kubyumva. Can you imagine? So natwe rero niko twari turi. So ubwo rero nitujya tubona opportunity yo gusharinga ubuzima bwa Kristo twamenye, Mwuka Wera azagenda adufasha nyine dusangiza abandi kandi nabo barusheho kumenya. Twari tukiri mu rujijo tutazi gutandukanya indyo n'imoso, tutazi gutandukanya ukuri n'ikinyoma, byose tubyita ukuri cyangwa se byose tutazi ngo ni ukuri cyangwa ni ikinyoma, byose nyine tubibona nk'ibitambuka. Hari bene data twari turi kumwe ku cyumweru turi muri church turi kumva sermon, nyuma dutashye nyine tuza kwibuka yuko mbere iyo twumvaga sermon nk'iyo ngiyo ntacyo byabaga bitubwiye rwose. Twumvaga nyine ari amakuru ari aho yo muri Bibiliya, umuntu akadusomera ijambo akatuzanira amakuru, agashyira hariya kizi tugomba kumenya zo kubahiriza ibi n'ibi, agashyiraho nyine utudots kuko tugomba kugira. Ariko ubu ngubu twamenye ubutumwa bwiza, turi kugenda tumenya ubutumwa bwiza, noneho tuzi gucagura ikitari ubutumwa bwiza, ikitari Kristo n'ikiri Kristo. Ndagira ngo wenda iyo nteruro noneho yo irasobanutse. Bene data rero ubwo dusenga
nk'uko Faith abitubwiye abituganijeho mu ijambo ry'Imana, mureke twe kwizirikana ubwacu. Imana ishimwe cyane. Ahubwo tuzirikane bene data, ubwo Yesu yababariraga wa mugore wafatiwe muri adultery, abantu bamubonye ari kumusiga amavuta, ari gushimira Imana nyine nk'ikimenyetso cya worship, baramuseka. Ariko arangije asubiza abantu arababwira ati, uwababariwe byinshi naniwe kandi ugira ute naniwe nyine ushima cyane. Niba ariko nakoresha iryo jambo, babariwe byinshi niwe nyine ubizirikana cyane. Ariko ubwo rero natwe ariko twari tumeze, ubwo natwe yatuzuye abari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ibyo twagenderagamo kera nyine dukurikiza imigenzo y'isi, tugakurikiza n'umwuka ukorera mu batumvira. Ubwo twavuye nyine muri uwo mwijima, mureke tugire umutwaro wa bene data, kandi nitwumva bari kubivangavanga twe kubaseka cyangwa ngo tubacireho iteka cyangwa ngo tubasengere nabi. Nubwiriza umuntu ukumva ntari kubyakira muri ako kanya, ushimira Imana yuko ubu uri gutera imbuto nyine. Yesu yaravuze ngo ari kuganira na wa mugore ku iriba, avuga ati hari abateye imbuto, hari abasohowe nyine imbuto, ariko mwebwe muri gusarura. Wowe ushobora gutera imbuto ntaba ari wowe uyisarura nyine, ariko wayiteye. Rero nugira amahirwe yo kubona aho utera imbuto, ndi kuvuga ijambo ry'Imana, nugira amahirwe yo kubona aho ubwiriza ubutumwa bwiza, ubwira bene data Kristo, babwira umusaraba wa Yesu, gupfa no kuzuka k'umwami, n'ukuntu umwami yamubabariye yakira ubuzima bw'Imana mu buzima bwe, mu bugingo bwe, abatuka ave mu mwijima. Ujye ubikora wishimye nyine, kandi niba atakumva ujye ukomeza usenge, ntukarakare. Kera nyine ba Peace Kwitonda ngo bajyaga babwiriza nk'umuntu babona ari kuzanamo filozofi nyinshi bakarira, cyangwa bagahita barakara, bakumva uwo muntu ngo banamukubita. Ariko nyine twese nyine niko twahoze, tujye twibuka yuko turi kugenda turushaho kuzamuka, dukura, dusengere bene data nyine. Yesu abahereza umugisha. Sinzi impamvu nyine bije, ariko nyine ubwo ngubwo mu gusenga kwacu turi gusenga muri iki gihe, dusenga Imana bene wacu nyine bahishurirwe ubuntu bw'Imana. Amen, haleluya. Ibi ngibi byo nzajya mbibabwira nitonze, nta nubwo nzajya mvuga mu ndimi, sinzajya mvuga mu Cyongereza. Naje gusanga ngo hano haba harimo abantu batumva Icyongereza neza, harimo abantu bibangamira ko tuvuga mu ndimi. Ariko nzajya mbivuga mu Kinyarwanda, nubwo wenda ntakivuga muri originalite yacyo nka Rumaga, ariko nzajya mbibabwira mu Kinyarwanda. Ningira amahirwe nzajya mbibibutsa buri munsi, kugira ngo duhorane umutima uciye bugufi. Ujye uhorana umutima uciye bugufi, wumve ko wibuke yuko nyine nta kintu na kimwe watanze kugira ngo ube uri gusobanukirwa ubutumwa bwiza, ube uri kumenya ukuri kw'Imana ari we Kristo. Rero muri umugisha cyane. Reka dushimire Imana kubw'uyu munsi, dushima Imana kubwa Faith na Yves, namwe mwese mwabanye natwe. Twishimiye cyane kubana namwe, abaje mukererewe nta kundi, musanze twamaze kurya, muze gusubira kuri YouTube mwumve ijambo ry'Imana twumviye hano nyine, muraza kuryoherwa ndabizi. Rero turi gutegura ibintu byiza cyane, ndabizi ko muzajya mukomeza kuryoherwa. Reka rero dusenge Imana. Ndashaka kubasengera muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kubasengera mu ijambo Pawulo nawe yasengeye Abefeso ngo bashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Haleluya. Nuraba uri ready kubyumva, jya uvuga amen. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Haleluya.
mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Imana ishimwe. Izo twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, haleluya, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imana ishimwe. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe ari umutwe waryo usumba byose. Imana ishimwe. Kandi umva ikindi, naryo ngo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Imana ishimwe. Rero ndabasengeye kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza rwose, amenye ibyo twiringizwa n'Imana yaduhamagaye, tumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo tuzaragwa twebwe abera. Amen. Hari ibyo twarazwe muri Kristo, ariko iyi mibiri ipfa izasimburwa n'umubiri usa n'uwa Kristo udapfa. Nibyo twiringizwa, kandi ngo Imana yaduhayeho umwuka ho ingwate. Murumva ukuntu biryoshye. Imana ishimwe cyane. Niryo sengesho nari mbasengeye muri uyu mugoroba. Amen. Mwakire neza ubuntu bwa Kristo, mukomeze kuruhukira muri we none n'ibihe bidashira. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane namwe mwese na bene data bose n'ibihe bidashira. Amen. Amen. So muramuke neza, ndabakunda cyane. Abantu bifuza gusigarana nanjye iminota mikeya, hari gahunda nshaka kujya nkorana n'abantu babishaka. Twasoje amateraniro ubu ngubu. So abantu nyine bazajya baba bafite akanya batihuta, baba umwe, baba batanu, baba babiri, tujye dusigarana. Ndifuza ko tuzajya dusigara gakeya, niba nabyita practice, dusengere bene data. Hari igihe tubivuga hano, ariko ntitubone umwanya wo kubikora, ariko ndifuza ko tuzajya dusigara hano muri church nyine, abandi batashye tugasigara dusengera bene data. Hari bene data wenda bataboneka bitewe n'uko bari mu ntambara z'ubuzima, bari gushakisha akazi, bari gushakisha imibereho bitari gucamo, ariko iyo tubazirikanye tukabasengera by'umwihariko, nyine intervention y'Imana ikabageraho, biba bimeze neza, bigenda neza. Kandi hari n'abandi baba bari gustrugglinga muri famille zabo mu bindi bitandukanye. So ndifuza ko tuzajya nzajya nsigana n'ababishaka n'abafite umwanya, tugafatanya kubasengera by'umwihariko. So abandi mudafite akanya cyangwa muri buze kugumishaho, mutari buze gushyiraho mikoro mukatwumva, oya ntabwo tubishaka, mwitahire rwose. Ndasigarana n'abantu turasengana nyine, bari bashyizeho mikoro, ubwo n'abafite umwanya.